Hey, lemon parangui. urimo satanisha ntabwo ari gusa iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye se ubaye iki mugabo mwiza narinje kureba urufunguzo rwo kujya kuri wese usize urufunguzo ku musego mu cyumba uje kumushakira mu masafuriya magina na Yesu mundebereye umuntu Yesu we ariko mu bigaragara imbeba yafashwe Yesu hano mbaza ngaho mbwira ngo uteze yombi nijoro ndasigaje udufiriti mu gisuperi ariko nabyutse ndatubura akasakumira bahungu none ushatse kuvuga ari njye wari izo firiti si ibyo mvuze mugabo mwiza ahubwo nakubazaga bazumbaza iki turashize noneho kiri kumbaza ibyo byaraye wumvaga ndarusona ufite cururuka mugabo mwiza urabizi ko muri inzu nta mwana dufite ninjye nawe gusa urumva nabibaza oya garukiraho madamu nimbe badufite muri inzu uraziyobewe ariko abagore buri gihe cyose mwumvaga mwoshaka impamvu ku bagabo ariko se iyo mbeba ipfundura igisuperi ikongera ikagipfundikira iyo ni imbeba nyabaki ugize ngo iyo mbeba ndaje nyigeho kwa mugore rukunjaka hiki ibintu byose ni jwi niba waziriye ndushobora no kubyibagirwa ariko nawe iri joro rinde wabyutse cyane ntabwo wabyutse inshuro zirenga 5 ariko naburetse iri joro ndaza kubyigaho wakubona wigize gucyo amagambo gakomeje kuba menshi kuri wowe komeje kukuba mu maso no kutunda kandi pe abagore kandi buriya hari ibintu ngende kujya ndagirangagira kandi unyitondere nuko muri bese ndi kumva ngwaye ariko unyitondere iri joro ndaza kukwigaho What? Okay. It was at this moment he knew. Hey! What? Hey! Bomba clap! Atravessou a mensagem. Atravessou.
Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Aujourd'hui. urimo satanisha ntabwo ari gusa iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye se ubaye iki mugabo mwiza narinje kureba urufunguzo rwo kujya kuri wese usize urufunguzo ku musego mu cyumba uje kumushakira mu masafuriya majina na Yesu mundebereye umuntu Yes way. ariko mu bigaragara imbeba yafashwe Yesu